mana bavuga ko twisukishije, mana bavuga ko twitukuje, mana batubeshyera ibintu byinshi, mana ibyo byaha byose bari kubikuraho. Nta tegeko wazanye na rimwe ryo kutambara uko ushaka, ryo kutikora icyo ushaka ku musatsi. Adamu na Eva bari bafite umusatsi, Yesu yari afite umusatsi. Mana turakwinginze, reba abapasiteri bari hirya no hino bavangiwe, reba bari hirya no hino bose bavangiwe, bahanura ibitari byo. Mana uri Imana ikora, uri Imana iriho, uri Imana itegeka bikaba. Turakwinginze Mana, ongera abayobozi bacu imbaraga, abari hirya no hino badafite imbaraga. None sinzara simbi inzara ni reba umuntu uvanga ikuzimu ntihabawusha. nimero ya Mpanoyimana musa naho babunza amagambo byari byabananiye. Ubwo Gasuka ashobora kubunza amagambo isi yose ikagendera ku Gasuka aratuka nabwo twamubwira ngo rwose yihane kandi Moses pastor Moses tubwira abanyarwanda mwese turabakunda, abanyarwanda mwese ufite ikibazo bakora subscribe, like na share na comment. Subscribe na like na share. Ikiganiro cyohereza abantu barenga nk'ijana ubona umugisha. Ubashe kubona umugisha. Wava umugisha. Wowe muntu wabuze urubyaro, wowe muntu ufite ibibazo byakunaniye urabibona, wowe muntu uri hirya no hino ntabwo tubeshya. Gasuka avuga ko ikuzimu hataba, ikuzimu habaho. Reba abantu 500 bamaze kuvuga ko bagiye ikuzimu. Ahubwo itondo utamujyana. None ninjye uriya Gasukura ntakijyana none kiriya kicucu. Itondo utamujyana. Kiriya kirunza amagambo. Ntabwo ngiye mbuza amagambo ngo nta nkweto, ngo nta mwenda ngira. Ese baragira nzambare gute? Nziyahura. Asiko wambara neza ra. Banyarwandakazi namwe mudukurikira badisipora mu Bufaransa, muri Kenya, Zanzibar, Tanzania. Akira wambara neza. Tanzania, Zanzibar. Abakobwa babuze urubyaro, abakobwa bafite ibibazo bitandukanye. Yewe muntu nubwo kubona twasinze ntitwasinze, muzadufata nk'agasuku. Nubona twanyweye itabi, yemwe tubakaba nazi itabi. Yego kumeza n'iki basi se muragira nse uri impano y'Imana batangiye kubeshyira mu itabi kubera Gasuku na Yago nuko bamubeshye. Nahabunza amagambo yagongeye kumugarukira. Rero Gasuku abuze icyo atekereza. No cut uyu munsi. No cut. Live. Ntaka amafaranga bayahereze nyirayo waje. Uyu ni umugisha. Live. Jewe nemere kugwa etage tukayisengera. Live. Kwemere kugwa umugisha. Jewe rero ibi njyani by'amabwire ibintu niboneye n'amaso uramakanya gute ko atari abantu ko uwabuze ibibazo ufite ibibazo bitandukanye turamufasha. Banyarwandakazi ntago tuvura abo turagusengera tukaguha umugisha. Mwitondera abantu bo kuri YouTube kandi umugisha uva ku Mana. Umuntu uzongera kuvuga ko bamwese korotse nakazi bitondera TikTok, bitondera YouTube, bitondera abantu, bitondera amanimero yesikoroka abandi. Gasuku yamaze guhaga umuceri w'abaturage ngo Gasuku uri ikigo ry'ishyamba kuko YouTube amafaranga yaho nyine ni mwigendere. Amafaranga ya YouTube aroroshe cyane. Gasuku ibyo no uziko burangiye nta mafaranga ya YouTube gira byasambana n'ibiki byose. Gasuku cyubaha abana b'abanyarwanda. Gasuku ndakuyamye wakigorye. Gasuku ndakuyamye wakigorye. Wakaringagiraho kino kintu wakikuraho. Gasuku ngiye kugikuraho. Gasuku witonde. Ngiye kugikuraho. Gasuku witonde. Ikiganiro ni cya Gasuku n'abameze nka Gasuku. N'ibinyamakuru nabandi bameze nkawe. N'ibinyamakuru byirirwa byiba abantu. Uziko ntawaza kuvuga neza ahubwo baza bagutaka. Oya bazangire badusebya none se batuvuga iki? Moses ejo we nawe n'abakobwa barambwira ati se kuki abantu baguharabika iyo ubibonye ndugira ikibazo. Ese yubona umuntu kagasuka ari kukuvuga nabi mutarahura iyo ubibonye ndugira ikibazo. Buriya uko ari showbiz kandi YouTube ikoreshwa n'amarugo. Iyo ubibonye kuri urabyibore none se waregera ugiye kurega biriya bibaho. None se batakuvuze baza bavuga ko ndubura nisikoroka abantu urabona ibintu ngoze nanjye ntaga bari nge ubonye ukuntu mba nahi Mana we ahubwo birakuvuna cyane bibintu. Biramvuna cyane ibintu birakuvuna kabisa. Biramvuna. Reka kugira ura mwana kugira twara umugisha birutsiro mumuhereza umugisha yivare ngubwira banza none hano ukure 50 by'amatike 50. Njewe uyu mugisha uretse gatora kuri 50 by'amatike. Wabyumvisha amafaranga n'Imana yatanga. Amafaranga n'Imana yitanga. Amafaranga n'Imana yatanga ntago ari giteho bari. Njewe nitwa Mpanoyimana naje kugira bumfasha. Abo nafashije narabafashije. Abo navuye indwara zidakira narabavuye. Barakize kandi. Uwo namenye igitangaza cyamubayeho namugiriye inama. Ejo muri nafasha abacuraguzi 80. Boss birirwa bicisha abantu. Akuziko ariyo mpamvu waje naha.
hano hari abesikoro benshi mu gihugu cy'u Rwanda bita yuko ari ba Mpanoyimana biyita barakwiyitirira. Niki wabwira abantu bave mu buyobe abantu babwira ibintu bitatu. Ikimenyimenyi cya mbere, Gasuku ni umujura. Gasuku hari abantu benshi yagiye yesikoroka. Harababwira ngo arabamamariza kabimba. Harababwira ngo mfite ibihangano no kwirirwa tukabantu no kwirirwa, ariko twazagiye kwa Gasuku tukareba ubwo bwenge. Gasuku se Kireka n'ubujya kumuremera. Gasuku yamvuze nabi kugira ngo ngeyo nakibonye mu makawa kiri mu kabari kanje. Noze ahubwo se ni karakabari ninjye warababwiye ngo nibamusonera aragenda ati karakabari ninjye wagahaye uramu boss. Karakabari njye mfite abantu benshi nahaye ibintu. Nta kintu na kimwe ngira kinyanditseho Moses. Nakugejeje ku mazu yanjye warayabonye. Nakugejeje ku mahoteli cyane. Hano ni iwanjye. Nahageze nagusuye. Nakweretse Igisenyi rwose. Igisenyi waransuye, Ikigali waransuye, Icyangugu waransuye, ku Kibuye waransuye. Sigaje gusura Nyagatare no mu Ruhengeri. Ariko nta muntu ushinzwe kumenya aho mba. Oya ntawe. Ngo reka tuvugane n'abanyarwanda muri rusange, ntituvuge twikwiza. Abantu bacuruza batunguka, umuturahari, umutino kubasengera. Ngiye nkunda Imana yo mu ijuru, reka mbanze nsengere abantu muri rusange. Abantu bafite ibibazo bitandukanye basengere, harimo abanyamerika, abadiyesipora. Mpanoyimana agiye kubasengera. Amen. Umuntu atazavuga ati umuntu udakunda Imana ntakatuye. Kubera iki Mpanoyimana anywa umuvinya akabasenga? Umuntu udakunda Imana ntakatuye. Wari umupasiteri utanywa inzoga, akirirwa asambanya abana b'abantu, akirirwa atuburira abantu. Arega gutubura ntago ari gutubura amafaranga gutya ntago ntubuye. Ibi ni bitangaza. Gutubura no gutwara umuntu bye barakabajya babeta. Imana ushobora byose. Yesu nagaye. Turakwinginze uri Imana yera. Uri Imana nyamana. Ushoboye byose. Uretse gato. Ceceka. Uri Imana nziza. Uri Imana ikora ibitangaza. Uri Imana itegeka bikaba. Uri Imana yera. Uri Imana itari bayare. Uri Imana ivuga bikaba. Rero biri hirya no hino. Ibibazo by'abana b'abantu sinabasha kubikemura, ariko Mana yubigizemo uruhare turabikemura. Mana turakwinginze. Mana ntago uri umuntu, ntago Imana ari umuntu. Imana iri hirya no hino. Imana iri muri wowe. Imana irambwiye ngo iri muri wowe. Imana irambwiye ati aho uri hose Imana irahari. Imana ntago ari umuntu. Imana ni umwuka. Mana turakwinginze. Barakubwira ngo Imana irara handi igataha mu gihugu cy'u Rwanda. Imana irara handi igataha mu gihugu cy'u Rwanda. Urakoze cyane Mana. Igihugu cy'u Rwanda gifite icyo bigezeho. Mana ibyo tutabashije kuvuga bisesengure. Mana turakwinginze. Uri nyembaraga, urategeka bikaba, uravuga bigakomera. Mana siniyo berekenyije. Mana sindi umukozi wa Satani nkuko babinyita. Ariko Mana babikwita bose urabareka. Mana wanze kuvuga waheze mu nda ya nyina. Abadamu bose bafite ibibazo Mana bikemuke ndakwinginze. Abagabo bafite ibibazo bikemuke. Abana bajya ku masomo bikemuke. Igihugu cy'u Rwanda kiratekanye. Abadayimoni n'abanzi bashaka kugitera batsembwe mu izina rya Yesu. Ibihugu byose byo mu mahanga bifite umwiryane Mana hashyira abamarayika bawe bambike ikamba ry'ubugingo. Mana ni impano y'Imana Theobari wazanye mu isi. Mana turakwinginze. Mana turagushimiye. Reba abana batoya, reba bari kwa muganga, reba bari muri ngereza. Ejo bundi Imana izabavugiramo batahe. Mana ushobora byose turakwinginze. Birirwa batugerekaho ibyaha Mana, abo bantu babitugerekaho. Abari wo kohereza abamarayika bawe. Mana ibyo tutazi kuvuga ugomba kubituvugira. Mana turakwinginze. Mana reba abadamu bari hirya no hino, reba imfungwa ziri hirya no hino, reba babuze ibyo kurya, reba ibimuga biri hirya no hino, reba birirwa mu masengesho Mana badasenga wowe. Abo bose Mana ntabwo turabanyabyaha. Reba Gasuku Mana, abadayimoni bamwuzuyeho, reba bari hirya no hino. Mana bavuga ko twisukishije, Mana bavuga ko twitukuje, Mana batubeshyera ibintu byinshi. Mana ibyo byaha byose bari kubikuraho. Mana nta tegeko wazanye na rimwe ryo kutambara uko ushaka, ryo kutikora icyo ushaka ku musatsi. Adamu na Eva bari bafite umusatsi, Yesu yari afite umusatsi. Mana turakwinginze. Reba abapasiteri bari hirya no hino bavangiwe, reba bari hirya no hino bose bavangiwe, bahanura ibitari byo. Mana uri Imana ikora, uri Imana iriho, uri Imana itegeka bikaba. Turakwinginze Mana, ongera abayobozi bacu imbaraga.
abari hirya no hino badafite imbaraga barafatwa. Gasuku arafatwa kuri wa Ribu ari gutabaza. Gasuku yabamuvugize. Gasuku ni igisambo. Buriya Gasuku ni igisambo. Ahubwo zaratabaza yabaye. Ariko twazahuye na Gasuku tukareba buriya bugurya igira. Je nkagihindura inzoka. Zazi Kigali tujye kumureba. Siko cyacu umuntu ashaka yakije. Reka kwica umuntu iyo unavuze ati uriya muntu nazahita apfa. Hari abantu benshi bapfuye bazira amaherere. Hari abantu benshi bapfuye arega gukwica ntago ari gukwicisha inyundo cyangwa imunda cyangwa iki niki. Niyo umuntu yagutongera ati mu izina rya Yesu uvumwe. Ako kirakira ubushobozi mfite mubabarire. Buriya urabona abantu bose bamaze gupfa. Kiracu kiri kumara iki buri. Mubabarire. Ameze nka Kajwi. Uyu munsi turavuga abantu babiri. Ameze nka Kajwi. Kajwi yirirwa benshi isi yose n'amahanga. Kajwi se ni yararwaye yarapfuye. Yirirwa avuga ngo ari Kigali. Kajwi yirirwa afata video akagura umuntu muri Kigali. Izinyohereza. Uriya Kajwi ntago ari Kigali. Banyarwandakazi. Ntagira umuntu Kajwi yongera kubeshya. Ntago Kajwi ari Kigali. Ndahiye Imana ishobora byose. Kajwi ntago ari Kigali. Kajwi arabeshya. Reba umuntu wishyiraho masike. Abesha abanyarwanda imyaka 2. Kuki adashaka kugaragara? Yishiraho kasi. Yagaragaye. Kajwi uzabesha batakuzi. Ubwa mbere cyaravuga ngo bari kwesikuruka. Zana isinga ngiye kuyica mu giterane. Reba jaride mfite. Iyi ngiyi nyuma yo kugira nje kuri YouTube. Byose nagiye nditeganya hano. Aho se ni wanje urwaba. Hano mpaye $50,000 z'amanyarwanda sinazitora. Niza amadolari sinazitora. Ariko uyu no mugisha nagiye kubona mbona hano. Ariko buriya twaciye mu nzira nyinshi cyane. Moses twahuye n'ibibazo. Moses yo ngo umuntu atanga ibibazo byinshi. Umuntu akavuga ngo yaciye muri ibi bibazo. Ntabwo baciye. Umva wewe cameraman urusaku rw'izi modoka ngendiye ku muhanda. Ntabwo njya niba. Umuntu wibasatuye ku muhanda. I Kigali nduye kuri kaburimbo neza. I Kigali nduye ku muhanda. Nyuma y'iki gikuta ni kaburimbo. Rubavu nduye ku muhanda. Nabibonye aho bita kuri wasawa imbere ya ADPR. Buri karere kose mfite munzi. Niki wabwira abanyarwanda badukurikiye tuve ku bantu batuvugana. Alright, nge nishimye kunyakira Igisenyi. Urakoze cyane. Nahi wacu kandi naje muhira ubwo. Ariko uyu munsi ndemeye igitangaje. Aya mafaranga twayashubije ko bavuga ngo dutuburira. Bavuga ko bari guteka. Aya mafaranga afashije ura muntu avutse. Nyamuhereze karayi. Natwara impano. Kano gakapo nawe wakizaniye. Arashomye. Diwarebye. Nabibona. Ariko kira kintu cya Gasuku. Ariko buriya iyo umuntu afashe buretse se mubwiye. Iyo umuntu afashe YouTube channel akavuga kuri Mpanoyimana. Hari n'abantu baba bapanze bari muhamagare bazavuga ati baratwesikurutse baratwibye. Reka tugarukire ku bantu biba. Abantu biba mwese mubigiramo uruhare. Wabyumvishe? Yego. Abantu biba bose babigiramo. Ahubwo subunda amuna kwa kucyubona nemero kuri YouTube ntucekinge urebe ko uyu muntu ubanza usobanuze neza. Ubusabaguzi veruje naba nakwi. Iyi veruje ukwireba. Yego. Moses reba hano. Nayibonye rero. Iyi veruje ukwireba. Ifatewe. Nayifashe. Moses nayinywa ntagira amafaranga. Nayafite. Moses izi ntebe ko ziri rwanze zikaba hano ari izimbwa zararamo cyangwa tukaziraramo. Moses uremereye ra. Umuntu wese unkunda nagure veruje. Umuntu wese ukeneye kubona umugisha nagure veruje. Je ntago nkwiba. Ntago ngwese kuroka. Nimba ukeneye gusengerwa gura veruje. Nimba ukeneye kumva amagara koko gura veruje. Je ntunzwe nayo ntago ari gukwese kuroka pe. Wowe mwebwe murirwa mubeshya. Arega buriya uyu munsi ucecekesheje Gasuku. Gasuku uracecetse pe. Uracecetse. Gasuku araciriritse. Niho ujye uvuga ati Gasuku araciriritse. Araciriritse. Harya ngo cyakoraga muri Amerika. Ngo yari umukozi. Gasuku reba bandakoresha ibiganiro. Yari umukozi mu Rwanda baramwiruka. Reba wa mutinganye. Mutinganye bita Semu. Reba Ndimbati. Reba ubwenge bwa Ndimbati. Reba ubwenge bwa Gasuku. Reba Ndimbati iyo yicara reba na Semuhanuka Semuhungu ne bari Reba Semuhungu uvuga ngo ngiye nashinyiranywe ngo n'umupfakazi ngo ngiye umugabo ngo ngewe mana yisini twamaganya batinganyi ariko uzikoreta y'u Rwanda itakemera abategegera kubemera ni kimwe no kwitakemera indaya ni kimwe abajura rega abajura n'umuntu ufite etage ugiye kumuceceka wasanga yari iki wabyumvishe use muri leta nta bantu birukanira ruswa cyane ruswa ariko ndiyemewe umuntu wese ufata ruswa wihangane ntuzongere kuyifata kwebwe ntabwo turi bisaba ruswa ntiyemewe ruswa ntiyemewe
Niyemewe bwira uwo ngo wabicekingi umuntu ukoresha ruswa niyemewe ruswa ntabwo uri kutwumva ntabwo twumva ibyo turi kuvuga twe ruswa ntabwo yemewe ruswa ntabwo yemewe mu bwonko bwanjye ntunze miliyoni y'idolari njye ndayatunze njye ntunze amafaranga njye nafashije benshi cyane yego bavuga ko gufasha umuntu bitemewe njye nta n'umuntu ndafasha waje kuri kamera uretse bari abantu wowe ubutwara byanze uriya gasuku umuntu uzafasha umuntu akamuha ikintu muzambwira umuntu uzafasha reka tureke kino kiganiro reka turekera tureke kino kiganiro reka turekera ubwo kubwira abantu bari ibyo yo gusubira Kigali rero nyenge yo gusubira Kigali azuzaza byari uzataye Kigali oye ndata uyu muntu wabonye kubira etaje ari kubakisha Kigali narayibonye ejo bundi ariko nawe uzanjyane yo nuzi Moses ndagukunda n'abandi bantu muri rusange umuntu wese unkunda nanjye ndamukunda umuntu wese unkunda nanjye ndamukunda twebwe turakundana umuntu wese unkunda arega nawe jo buriya isi buriya nawe jo wajya kumvuga nabi isi ni mbi iyi nzara yari y'umuntu reba kira cyaje kivuga ngo inzara ni mbi none si inzara si mbi inzara ni reba umuntu uvanga ikuzimu ntihabaho sha bagiye kuzimu habaho imbaraga zibaho mu ijoro niba hariho ni kuzimu habaho hose habaho ibi bintu byose mujye mu gutya wabyumvise mwebwe banyarwanda tujya kugura isamake muri za tujya kugura isamake murakoze cyane banyarwanda nimba ubona hari ikibi nkora mu ngosore umuntu wese kurutse n'ubugenge kongera kuba nimero yanjye ntago ari yo kuvuga ngo narakwibye nimero yanjye nyishiriraho yuko nimba barakwibye duhamagara bitubwira ngiyi nimero ye agiye kuyivugira ku Mpano y'Imana TV turabakira abaruza juvana nimero ya Mpano y'Imana gusa umuntu ufite ikibazo rusange umuntu ufite ubuhamya butandukanye twebwe duhamagare abo bibye mwese umuntu wese bibye hamagara hari n'uwejo bari kwisikura kuba bakiri kumubwira ati turayagwa hari umuntu bari kubwira ati genda turagupfunyikiye mwebwe abo n'abatubuzi wowe muntu uri hanze badiyesipora bakunda kubiba abadiyesipora ndabakunda cyane abadiyesipora mwese ntarabona umuntu uvumiriwe ra abadiyesipora ntadutumiye iwanyu munyishurira itike y'indege vuba baraje arega burango yuri kubwira umuntu ngo nyishurira itike y'indege ntago mwebwe muturusha amafaranga yuri kubaka etaje ati nimudufashe tuba turi kureba ubwenge bwanyu hari n'umuntu udufasha ariko arega wofasha abandi n'abandi bakagufasha cyane nta muntu jewe umuntu afasha undi n'undi bakamufasha bwo kugura veruji nantumiriwe tumuha umugisha areka gusenga Imana si ukujya ku musozi arega umugisha urahari gusenga Imana si ukwirwa mu rusengero gusenga Imana no kwizera ugakora gusenga Imana no kwizera ugakora hari abantu benshi je nagiye nsengera abantu benshi bagiye kurwara barwaye bameze nabi ukabona barakiza uzi ko nyensengera umuntu ntacyo mbaye cyane Moses ariko mwana we yarapfuye wundi ura mwana yarapfuye hari nabandi tugiye kujya kureba yeba babakobwa bari barabuza abagabo nta muntu n'umwe utagira ikibazo banyarwandakazi namwe muri hanze muri rusange mu bihugu bitandukanye wowe uri mu gihugu gitandukanye tutabashije kuvuga twandikire rwose nimba ushaka kutwandikira shyiraho nimero yawe nimba warakunze ibiganiro byacu shyiraho nimero yawe tubwire ati ndi umukunzi wawe nimba warakunze ibyacu duhamagare kuri 0782 90 umuntu ufite ikibazo gikomeye ariko ahamagaraho apana babandi badukinisha ushaka umugisha hari n'abandi baguhamagara bakubipa abo bantu hari umuntu unabipa hari n'umuntu njye ntagiye umuntu uzongera kumamagara umuntu wese wabona veruje jya umuhamagara ufite veruje makeya sawa ko hari umuntu umpamagara ngo banyibye miliyoni 5 se ko hari umuntu umpamagara ngo bantwaye miliyoni 10 se ko hari umuntu umpamagara ngo banyibye inkasi ko hari umuntu umpamagara ngo etaje yagera kwese nimero ya Mpano y'Imana muze kuyandikaho hasi kuko hari abantu b'ibisamba bamwiterera cyane kugira ibintu biye bisobanuka nabo turabiyamaganye tubamaganye nka gasuku njyewe ntagira umuntu uzongera kumva sigwera nisa njyewe ntagira umuntu uzongera kumva ujye uhamagara Mpano y'Imana wabiteguye ushaka guhamagara zirangegera za gasuku bihagije reba gasuku igihe yatangira social media abeshe gasuku yabuze icyo avuga afata umuntu uri muri Amerika akamuvugaho agafata umuntu uri mu Faransa akamuvugaho agafata umuntu uri mu gihugu akamuvugaho gasuku n'umutekamutwe ahubwo se reba nka video ariko akorana n'ibati bari gasuku ndimbati sara ubwenge agira
ndimbati yateye abantu b'abagabo umwana w'umukobwa yateye inda Fredawusi uriya mukobwa ejo muri twakoranye ikiganiro uriya ndimbati ni umuswa ari ndimbati ngo waramutanze ndimbati wowe ndimbati uri ikigoryi iyo waba ufite abana n'umugore iyi sanda kubwe ngo uri ikigoryi nta muntu umeze nka ndimbati umeze nkawe udafasha umugore yabyariye udafasha abari abana biwe kabona umwana niyo atakwegera ndi wamufasha baravuga ngo umwana ni uw'Imana abana bose aho bari n'ab'Imana umuntu akubeshera inda atari iyawe ariko umwana akavuka umwana akabaho reba Bruce Melody waramubonye reba uriya mukobwa uri kubeshyira Bruce Melody ngo yamuteye inda buriya ngo ni ukugira ngo ungabanye abana ba Bruce Melody n'umugore wa Bruce Melody umwana wa Bruce Melody ahari cyangwa umugore wa Bruce Melody uri burebe kino kiganiro biriya bintu ntimuzigere mubyumva umuntu araza akakuvuga ko wamuteye inda umwana atari uwawe umuntu oya Bruce Melody ntabwo umuvugira Bruce Melody ni umusitari kandi waramujyanye Bruce Melody kuva ngo namujyanye mufitanye amabanga ariko iyo babonye umuntu azamutse bava ko yagiye kuzimu Bruce Melody nta naho umuzi ayo mabanga ni uburenganzira bwawe Bruce Melody afite imbaraga ni umuhanzi ukunzwe Bruce Melody azi ubwenge muri Afurika kandi ni umukozi njye nemera umukozi Bruce Melody muri Afurika niwe muhanzi wa kabiri kudesha pa Bruce banyarwandakazi Bruce Melody ni umuhanzi wa kabiri muri Afurika yose apana kuva muri Nigeria apana kuvuga hirya no hino Bruce Melody ntacyo muziho Bruce Melody simuzi wabyumvise yego ariko yisa abanyarwandakazi uriya mukobwa agenda asaba Bruce Melody imbabazi uyamuteye inda uzi abantu bateye inda uko bangana wa mukobwa winzanira kuriye utangiye kwiruka kuri Bruce Melody se bari abanyamakuru nabo bari kuganira oya byishimye umva uriya mukobwa yisubireho Bruce Melody yagufasha oya twamaganye ubusikama kuri YouTube ubusikama bwanyu n'amapranke yanyu muvuga ibintu byabaye mukora ibintu by'ibitangaza mbese nk'ibi biri kuba Bruce Melody yagufasha Bruce Melody yagufasha oya niba uriya mwana wa Bruce Melody naza n'igipande cyo kwa muganga oya ariko ngubaze uretse kubwira uzi ko Satani yakuririye bashobora gupima ADN bagasanga umwana musa Satani yarize cyangwa Imana ibishaka ubu gutya bagiye gupima umwana wawe basanga amaraso ahuye cyane njyewe hari ibitangaza byinshi bibaho iki kiganiro tugiye kukirangiriza hano kuri uyu Bruce Melody ni umuhanzi nyarwanda ukomeye Bruce Melody afite abana n'umuryango muwe Bruce Melody bari gutesha umuryango wa Bruce Melody umutwe kabone niyo yaba ari muri eliminati aramaze gasuku yamaze kurya ibintu nabo bazaje gasuku yamaze kwiba badisi nabo bazaje abamaze kubiba gasuku uri ikigo gishe n'abareba ibiganiro bya ari abantu ngo yamamarije abakuzaho gasuku ni igisabo kugwe ako kira kintu bazajya guhura nacyo njyewe nta n'umuntu nemere guhura nabyo hari amaradiyo menshi ari kumpamagara mbabwira ibyo nkora buri bitangaza bikomeye tanga umugisha nagufasha chano yawe ikazamuka itangazamakuru ikazamuka nagufasha arega bano bantu bazi ko umuntu ukora ibitangaza ngo agenda mu ndege bazi ko umuntu usengera umuntu agenda mu ndege bazi uzi ko nyashobora no kuba nabagufasha njyewe nkagenda n'amaguru narangiza sinubaka etaje bubaka akazu k'amabwa kubera Imana yampaye umugisha kubera Imana yampaye umugisha rega umugisha urawufite Bruce Melody abantu bose ari Bruce Melody ntabwo mvuzi ariko uriya mukobwa ari kugusebya niba mwaranabyaranye ntazibe none niba mwarabyaranye uzi abantu batubeshereye sakuze se uzi abantu bavuga ko twabyaranye nabo tutabazi azamushyira umwana n'uwazamurera uzi ko nawe ejo bavuga ko ufite umwana ibyo ntabwo ari ikibazo ibyo ni ibintu bisanzwe umwana hari ingengo y'imari umwana ni uw'igihugu umwana kandi bamuvuze wamurera ni umugisha umwana ni umugisha uriya mukobwa ni ikigoryi umwana ni umugisha uriya mukobwa we yabari dore ko ndamwita ikigoryi urumva uko ugenda urata umwana wawe uzi ko njyewe wabyaranye nanjye utarata umwana wawe uzi ko njyewe nabyaranye n'uwo muntu ambwira ati umwana ni zahabu ko tubahaye ukuri umwana ni zahabu tubahaye banyarwandakazi mwese turabakunda mukore subscribe arega wowe nimba abarundi mukore sabone abarundi aho bari hose mukore subscribe mumenifuata Uganda mudukurikira na Kongole sabone Kongomani bibaye abakongomani nta muco bagira ariko abakongomani bose siko bameze ni kimwe n'abanyarwanda uzi ko hari ibinyamakuru byiza hari amaradiyo mu Rwanda
ari special n'abantu beza n'abantu babi. Yego, ntago abantu bose ari babi. ndarushye iki kiganiro na Reka rero izamugire kandi wakoze cyane. Ubusari kintu twakora. Wenda tashye. Reka ejo bundi Imana izaguha imodoka. Imana izaguha imodoka. Umuntu ufite uburwayi budakira twagusengera bikemera. Wowe nutureba gutya ukatubona nguko ukatubona nk'abesikoro, ukatubona uko tutari. Aka ntabesikoro bambara gutya. Banyarwanda abesikoro bambara gutya. Turabesikoro. Turabesikoro. Nta abesikoro reka. Turabesikoro. Nabo bazesekoro. Turabesikoro. Ntabwo turabesikoro. Je ndi mwese. Ntabwo turabesikoro. Kugira ngo esikoro nagufasha. Niba zashaka bafata abantu nibashaka bazafata abantu 20 ibihumbi 10 bigende bivuye ko nge tobari na besikurutse njewe umunyamugisha na kwesikurutse ntabwo byafata, ntabwo bikunda. tubwire bari abesikuru bose ari kugenda besikuruka naba arega nabari abantu babigiramo uruhare. Arega tugarukire Gasuku ntabwo yize amategeko, n'abandi bose bameze nka Gasuku nta mategeko bazi. Wabyumvise? Kubwira abantu bari muri ngereza, abantu bafunze bari muri ngereza iyi saha bazira ubusa ariko bakaba barakatiye. Nkubwira abantu bibye, abantu bibye iyi saha bari kwidegembya hano hanze. Nkubwira abantu bibye iyi saha bakiri kwiba kuva bavuye batazi ngereza. Intumwa y'Imana isa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda. N'abamutora Kagame yarukoye ku muheto. N'ababunza amagambo abantu benshi bambwira ngo njye mu bya politiki, njye ntabwo ndi umunyepolitike. Se politike twe dukunda Kagame. Njye mvuga ukuri, iwo birya bimuri ari perezida ndamukunda. Natwe twamutoye perezida twaramutoye. Uzi yuko ejo bundi mvase ngubwire iyo mvuze ikintu kiraba. Abyumvishe? Perezida wacu nawe uri ku isonga. Perezida wacu urakarama. Mbere yuko perezida wacu agira ikibazo, jewe nzabanze mfe. Nzabanze mve mu buzima. Nta n'umunyarwanda wabikunda. Ntabwo. Uyu hari abantu benshi rega basibye abantu. Abari bigarasha ajya kurangiza. Byasabye igihugu cya byabari bigarasha. Tujye kurangiza. Abari bigarasha byasabye ikiganiro cyacu. Ariko buriya abantu baratubwira ati kuki babasebya. None se ubundi ko wavutse wakanga umuntu ugusebya? Twebwe twaravutse tukimara kuvuka, umuntu yakubonye akubona y'ijambo akakuvuga ibintu bitari byo, umuntu akakuvuga ibinyoma. Reba abantu bose batuvuga ibinyoma bajya bakomeza bakarakubwira ngo wasambanye utasamba, batasema batachoka, utasema utachoka. Uzavukuru Banyarwanda kazi mwese wacha kelele museme mutachoka. Abari hanze y'igihugu kina mwanzo kina mwisho. Jewe shaka bado tanga impano ariko twabuze umuntu w'impano. Ariko buriya kuki abantu badatanga impano? Abaza nawe bajya baguha impano. Impano zabo ngewe umuntu utazamba impano imuvuye ku mutima azayihorera. Baravuga ati se katanga impano akaba yisaba. None se wabwirwa n'iki ko hari umuntu numwe kwisuka kana impano? N'Imana ikenera impano. N'Imana ikenera impano. Banyarwanda kazi mwese ikiganiro cyacu tukirangirije aha. Nakazagaruka ejo nejo bundi tuzabonana namwe. Ejo bundi nejo bundi abana banyu bige, abana banyu babona amahoro, abana banyu bagira umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku isi nta gihugu cy'u Rwanda gifite umutekano nk'u Rwanda. Imana irara handi gataha mu Rwanda. Wabyumvishe? Imana irara handi gataha mu Rwanda. Ndahiye Imana ishobora byose, Imana itaha mu Rwanda. Iki kiganiro nta katirimo, ntagire ikintu na kimwe uza gukuramo. Iki kiganiro gisohoke gutya. Jewe nafata umugozi nkawuca nkawuteranya. Ibintu erega wowe naguhindura icyo utari cyo kigahinduka. Ufite impano nyinshi. Nafata inzu yawe gayihindura nyakatsi. Wowe yo ngukozeho menya ibikubaho nibizakubaho. Abaguhemukira bose ndababona. Usambana n'udasambana ndamuzi. Nimba umugore waguca inyuma nge ndabizi ndabibona. Nimba umugabo waguca inyuma twe turabizi. Banyarwanda nta muntu tujya twaka amafaranga ye. Ni utanga icyawe ugitanga ugikuye ku mutima. Ejo bundi